ubarizwa muri UK witwa Lily Phillips uherutse gukora challenge avuga ko yari inzozi ye yaryamye n'abagabo 100 mu masaha 15 gutyo abagabo 100 kandi akaba avuga ko azongera akabikora indi challenge akageza ku bagabo 1000. Umukobwa rero avuga ko yabikoze kubera ko ngo byari inzozi ze, byari ikintu yifuzaga gukora, it was a dream. Nibaza byinshi kuri ibi bintu ngewe ntabwo nyine mwambwira abagabo 100, ariko nk'umuntu uri muri business, kuko hari documentary yakozwe irimo gukurikira uko yabyifashemo mbere kajya gukora iyo challenge na nyuma y'iyo challenge. Ariko muri documentary ngira ngo namwe wenda muzarebe, ni mu Cyongereza, uwayikoze iri kuri YouTube, yakomeje kumbwira se uri mu business woman, right? Kuko harimo amafaranga za yego yaba afite izo nzozi kuryamana n'abantu 100, sinzi umuntu ugira izo nzozi, ariko muri iyi si nta wamenya n'isi igenda igana. Ariko ubwo urumva ko already baramo kumuvuga ahantu hose, natwe turimo ubwo nari nyine ndamuvuze mu binyamakuru no muri daily bamuvuze. Ubwo hari narimo kura kuri internet se na amafaranga yaba yarinjije, bavuga ko hari pound muri iyo video, kuko yashize kuri ya site yitwa OnlyFans, yaba yarakora pound 2,000. Niyo documentary yakozwe naho ubwo harayo yinjije. Urumva ko hari business element, ntago ari umuntu urimo kubikora just kubera ko hari izindi mpamvu wenda. Ariko igitangaje nuko muri iyi mishinga arimo ni umuntu ukorera kuri OnlyFans, ababyeyi baramushyigikiye ndetse ngo bazi n'ibintu akora. Mbabaze rero ababyeyi bacu b'Abanyarwanda b'Abanyafrika badushyigikira muri ibi bintu, ntidutekereze cyane ibintu arimo gukora, ariko twibaze mu mishinga arimo n'ukuntu igenda imwinjiriza, kandi ntagire isoni zo kubivuga, akanabivuga pe. Yari n'abagabo 100 arifuza gukora kuryama n'abandi 1000. Ni business, ari muri business. Muri documente na iminota 47 bamubajije kuri byinshi. Ariko ndumva ngo azakomeza bikore nyine, kuko ngo abikora nyine nubwo ngo byamugoye, ni ibintu yifuzaga kugeraho. Twakwibwira niki twakwigira kuri bige, navuze ngugere mu nyamade n'abagabo 100 yampaye oya. Ariko iyo wiyemeje ikintu ugomba kugikora kandi ukakirangiza neza, kandi ukora business nicyo kintu ngiye nakumva wenda nabona muri ibi ngibi. Murakoze gukurikira.